Ikizamini cy'amakona kirakomera. Nicyo kizamini cya mbere gitsinda abantu kubera ubwoba bwinshi. Biterwa n'iki? Siga santimetero 20-30 hagati yawe. Kurikira video. Nukata imodoka mu buryo bwose ugiye kureba retroviseur y'ibumoso. Uraza kureba ko imodoka yaringanira n'ikona rya nyuma ku buryo usubiye inyuma utarigonga. Mu gihe kingana iminsi 31 cyangwa se ukwezi kumwe. Wiga iminsi 31 ukiga kona, ukiga parking, ukiga circulation, T-cross ndetse na demarrage. Uyu munsi ngiye kubigisha agati cross ndetse tunigane n'amakona. Gusa tugiye guhera ku ikona kuko nijye napanze kubigisha uno munsi. Ubutanza bisha na T-cross ariko tugendane ku murongo umwe. Wowe gumane natwe, ugendane natwe tugiye kuba turi kumwe n'umunyeshuri. Bikorwa gute? Twagiye. Bitese. Meze neza. Biragenda. So uyu munsi tugiye kwigana amakona. Ushobora kwibaza amakona cyangwa se ikizamini cy'amakona gikorwa gute? Ubusanzwe usanga imodoka ari paritse hano ku murongo cyangwa se hano ku makona neza. Ugerageza gukora ibishoboka byose ku buryo byibura imodoka igomba kuba ifite byibura santimetero 20 hagati imodoka yawe n'ikona dufite hano. Uri kubyumva neza? Uburyo wajemo nibwo nashakaga nta bundi. Hama none iyo tumaze kugera ku ikona tureba ibintu bibiri byonyine bitarenze bibiri cyangwa se bitatu. Ariko ibibiri by'ingenzi nuko ugomba kwegera. Kuko twabibonye kusigamo santimetero byibura 20. Icya kabiri uraza gutwara imodoka yawe bisanzwe nugera ku ikona rya nyuma rira turi kureba hariya. Uri kureba hariya. Uraza kuhegera usigemo za santimetero 20 twavuganye. Nizirenga zikaba nyinshi, nizirenge 30. Nta kibazo. Hama none nuhagera uraza kuza ukate uringanize ikona ryawe n'urutugu rwawe. Ubona rino kona ndetse n'urutugu rwawe uraza kuza kugenda wabiringanije. Tugendera no tugiye kwegera imbere, wegere kuri rya kona usizemo za santimetero twavuganye. Hama none nuhagera umaze kuringaniza n'ikona ryawe uraza kuza gukata imodokari ibumoso yose. Tugende ibindi ari kubwira uhageze. Aho none usohotsemo waringaniramo neza. Okay, none ugiye gukata imodokari iburyo yose. Nukata imodokari iburyo bwose ugiye kureba retroviseur y'ibumoso. Uraza kureba ko imodoka iringanira n'ikona rya nyuma ku buryo usubiye inyuma utarigonga. Urebe na retroviseur y'iburyo yuko uza kuringanira naho. Ngatwagiye. Urareba ruguka none pfuka abone usubize nk'imodoka utagonga ikona na rimwe. Ego. Ushaka kwegera imbere icyo gihe ushidikanya ukareba kako kayo utagakuramo. Egera imbere urebe ko kavamo. Mbere yaje hasi cyane kuri feri. Isubira inyuma gatoya. Reba wa mwanya hagarara. Ona imeze bite? Hagarara. Ona imeze bite? Hepfo naragura abona bingana. Hagarara. Ona bingana. Urabona usubiye inyuma wagonga ikona na rimwe. Aha, none tugiye kureba ikona rya nyuma. Niryo ugiye kugenda uhanga amaso. Nuribura urajya ugarura. Nuribona usubize vora hagati. Ubu niba twamaze kubona bya ipo byacu twabonye mu kanya, ubona ko bigoroye neza, ugiye kugorora noneho amapine y'imodokari. Uragora vora ugarura inshuro ebyiri. Okay. So noneho tugiye gushyiramo reverse. Okay, twagiye. Iyo umwanya wabaye munini, icyo gihe uwo mwanya ni usatira. Icyo gihe turahunga cyangwa se tukiyegereza. Niba tugiye kwiyegereza, wa mwanya munini kwari dufite. No tugiye kwifashisha. Sibyo icyo gihe tugiye kwiyegereza. Ka kandi gatoya tugiye kugahunga. Twagiye. Yego. Ubwo bivuze ngo niba haragura hari umwanya munini ugiye kuzayo usatira. Ariko ntago ubikora nona. Ugiye gusubira inyuma nubona koko rya kuna rya nyuma utangiye kuribura. Ni urajya kwiba nono. Ngatwagiye. Iyi modoka imaze guhaguruka utumanura mbere yaje hasi. Okay, komeza jya ugenda kandi. Wa mwanya ahangaho niyo wahagara nta kibazo. Zamura feri yamushyire premoro.
Yes guys, murabona rero ko gukora ikona ntago ari ibintu bikomeye, bisaba kubya understanding cyangwa se kubyumva gusa. Ubusanzwe ikona ryigwa iminsi hagati 3 n'5 byonyine ubuhagije kurya wajya gukora ikizamini kandi ukaritsinda. Ni ikizamini cya mbere gikunda gutsinda abantu benshi, ariko rero cyane kwa ko bisaba ku understanding cyangwa se kubyumva byonyine gusa. Ikindi cyo usabwa ni ugukurikira cyangwa se kutugana ku ishuri ryacu dukora hano i Remera neza mu Giporoso hafi na KFC. Uhageze ushaka kuduhama ku telefone ya 07 9 88 97 1. Ushaka no kubaza umunyeshuri niba yabyize neza cyangwa se byagenze neza. Ushaka kumubaza ntacyo byabitwaye. Ese mabitese byagenze neza. Ni ikibona cyakugoye cyangwa se urabona kwiga ikona ari ki wakosora ubutaha cyangwa se n'icyo uzaza ukora ubutaha. Nabonye kirimo gishobora kugora umunyeshuri nuko bayatangira ikona ataramenya za formule neza n'ibipimo bisabwa. Yego. Wese ubu ngubu icyo wize cyangwa icyo umaze kubona ubu ngubu wongeye ukanyuramo wabyikoresha nta mukino nkubwiye. Yego nabyikoresha kuko formule nayifashe neza. Wayidusubiramo? Yego. Aha. Usanga imodoka yaka. Yego. Noneho ubwo ugiye gutangira ikizami cy'ikona cyangwa se kwiga ikona. Ugenda usatira ikona ariko ugasigamo za santimetero 20 cyangwa se 30 zibaye nyinshi. Ubwo urazamuka ku murongo w'amakona ugeze ku ikona rya nyuma ugiye gutangira gushyira imodoka neza ku ikona kugira ngo utangire umanuke. Yego. Ugeze ku ikona rya nyuma ubara za santimetero 20 ubona zirimo ku ikona rya nyuma ukabaringanije n'urutugu. Yego, ubwo uringaniza urutugu n'ikona rya nyuma. Hanyuma babona biringaniye ugakata imodoka ibumoso yose ukaza ucunga umwanya wo hagati ko imodoka yawe cyangwa urutugu rwawe ruba ruri hagati, hirya ari santimetero 50 no santimetero 50 nk'igihe uramutse usohotse mu modoka. Wowe ibonye irimo hagati uhita ikata iburyo yose. No kwikata iburyo yose ukagenda ucunga ikona muri side mirror y'ibumoso rya nyuma urebe ukareba kuribona. Wowe usanze urimo kuribona ucunga no hirya ko ari mu mwanya ugashyiramo rivanse ukagaruka uhunga cyangwa usatira bitewe n'umwanya urimo kubona. Kandi wagoroye. Wagoroye. So ikindi kintu kuki abantu bakunda gutsindwa amakona urabona ari impamvu? Hanjye impamvu nshobora kubona byatuma abantu benshi batsindwa amakona ni ukuba yatangira ikizami azi ko ari ibintu by'ikigara atafashe formule. Mu gihe ntekereza ko formule uzizi neza byagorana ko watsindwa. Okay, murakoze cyane. Reka tureke n'abandi tubitegaho kuzaza batugana. Murakoze. Yego rwose ni karibu. Murakoze.